ikeza ikesha mutimuke aho gihindi ibanga ryacu ni agasambi aho dusenga tukarabuka umusaraba kugira ngo tutazasebana rimwe mu misango yacu kuko tutigeze dusenga cyangwa ngo duhamagare umwami Yesu. Yewe ugiye guhagarara imbere yanyu banyita Cyubahiro Elison, ayo ni amazina niswe na data. Nkaba ni umusore w'umusinga mu Kinyarwanda, ariko ibanga ni uko nasobanukiwe umusamba aho dusengera tukarabuka umusaraba, amaraso ya Kristo akadukiza kugira ngo tutazaseba mu misango isa n'iyi. Ngaho Yesu nashimwe. Yesu ashimwe cyane. Uyitegereza imfura zose mwagendanye barasa neza, baraseka nkanezerwa, ariko Mana muri beza. Uramenyere nihagira utokorwa ndevuze ndabeyura kuko ari cyo kigiye kumbesha hagati. Sindi bukiranure kuko ntabikirana, ahubwo ndahuza byose kugira ngo imisango yose ize kugenda sawa. Mwigize hejuru gato twerekeze imitima ijabiro kwa jambo kugira ngo twisabire nyiri ijambo. Ijambo ryose riza kuvugirwa harebe ijambo ye, nta gisebo n'igitutsi giserutse mu misango yacu. Inshuti yehuje yamuze narabaho yaniyegereje ineza n'urukundo rw'iteka bituma dushyikirana udatandukana kuko nduwera wari uwanjye bidashira. Nabonye inshuti ihebuje yambereye impongano, uretse ibyo kumva ubugingo yaranyitangiriye. Ntacyo mfite n'igiti cyanjye kuko tubisangiye, namwiyeguriye burundu ibihe bidashira. Nabonye inshuti ihebuje y'ubutware bwose, ikwindindisha ko bukeye izangeza mu ijuru. Ibyiza byanshyizwe imbere binsubizamo intege, reka nkore noye kwiganda Yesu kwizandura. Naho rero nk'Imana ishobora byose turatinze kugira ngo uzubane natwe mu uyu mwanya. Gahunda zose ziri bubere aha ngaha ziyoborwe n'Umwuka. Aho ibyo ushaka bigereho, dushimira abashyitsi batwoherereje. Iyi gahunda itangiye nigera ku musozi ishimwe, aho komeza ubane na buri wese bakiri mu nzira baza ngo barindire aho bari, kandi buri wese wageze aha ngaha abona ibyicaro byiza. Data kwisabire kimwe, iyo bigeze aha ngaha ndaramukanya sinsuhuzanya, wiburuke mu byimbo, witegereze uwo munganya imyaka, umutugwire mu byano ahari ibicuro bya twese byacurera. Uranyemerera gatoya nyarukira hirengeye, utegurize babiri mu bana bawe. murabura neza murakomeye sishimye amazi ntego kwicisha amagambo baje kwakira. murakoze cyane kandi nabo mwazanye ndabashimye. Mbese muraho? Reka dushime Imana yo ibagejeje amahoro, kandi twishime yuko mbona mukeye mu maso. turanezerewe cyane. Muranezerewe namwe reko no mwaje munezerewe cyangwa munezerewe mugeza
Oya nubwo duhora tumeze niko muhora nk'uko bisanzwe uzi ko muri uru rugo rwa mugenzi ntaburira amazimano ntabwo rero tukwakiriza amagambo gusa ahubwo reka tumare n'inyota nako biri maze mubyeyi Ngarambe hanze n'izimano izimanirwa abashyitsi muri uru rugo rwa Pastor Mugenzi maze duhuze nukuri turanongera tubikuri n'izimano soma wongere usome numva mwiga nk'iwacu abana banjye bagiye kubageraho barebe uko babagenza kandi ari ubwo nanjye nabashokeye niba mwanezere nk'uko nari nishimye murabizi ko mfite kumwe ukundi gufasha icyuma nimungirire mucya nanze kugutera umugongo nganye kwa data ngiye kumusaba icyo yamenyereje mwibwirira yuko niba ntacyo bitwaye ngewe ngiye kugira uruhande aho abahungu b'abahanga bahagarara bagatega amatwi rya mukuru kugira ngo ejo nimuba murenga nabo bazaba bahinguka iki gihugu mutazagisigira icyuho aho niho dukura ubuhanga kuko nababonanye uruhanga rwuzuye ubuhanga mutazabutwara bwose nimuba murenga abato bazaba bahinguka ngako akabando k'iminsi ikiganiro cyanyu ni isomo ryiza nejejwe no kugera muri uno muryango nka Pastor Mugenzi kandi tuje neza aho dusanze mu byishimo bari mu birori niko biri twishimira ibyiza byagezweho muri iki cyumweru kimwe cyangwa bibiri bishize natwe kandi nubwo tubishimira kwifatanya namwe muri ibi birori ni ibintu byiza cyane kandi nukuri nk'uko dusanze umuryango mugari ungana gutyo natwe niko turi nubwo twagejeje nubwo tukifuza kwifatanya nawe mu bishyu ariko nanjye ndimo ndabireba ko batugenda reka tubashime
ese umwana niwe uri bugire impungenge ari kwa se umwana uri kwa se niwe wayoboye utwobo turimo abasaza buri wese bagira impungenge y'abakunda ariko mukimbanya neza niko mu buzima barabatwara abagabo mugafata no gufatanya muri ibi birori dusanze ngo birabiryoshye zigira impungenge tuje muri byacu kandi byari tubasanzemo udahita twese muri rusange ntabwo twari ndabirinze muri byo twagira ngo rero natwe mudehe umwanya tubaganirize babwiye ko ibintu twabasanzemo byo kwishimira iryo temba yagezemo buri bimera bishize tutabigize ejo ahubwo twifuje kugira ngo tugeze mu birori byanyu uyu munsi abagabo noneho rero tukaganira kuko tudashaka kwitabiriza muri byo muri ako kwezi gushize rero kwa gatatu baterana umuryango n'abavandimwe bacu n'inshuti zacu twahujemo tuje gusaba irembo kugira ngo igihe kizakurikiraho irembo ry'umugeni kugira ngo igihe kizakurikiraho tuzaza gusaba umugeni bwana bati rero uyu munsi muri ibyo birori twabasanzemo twifuzaga kugira ngo twongere dusubukure bya biganiro byacu nuko ibirori byacu bishobora kuba byiza bishobora no kuryoha bibe uruhurirane ntabwo nkuze cyane ariko ndakuze kuko ntagiterwa wundi ariko nitwanjye niho nabona imeze zibi nawe wabona umuntu uvuga umugeni cyangwa uvuga ibirori oya niho nabona umuntu usabira kuza imana nta basore bahaba ngutize bibabareje uyu munsi ndagorera abasore bahindukira abakobwa yego kira muzehe buriya kubera ko urutoki ari rwa rundi umenya ariyo mpamvu wibeshya hari ukagira ngo wari watuye ariko reka nsabe abana ntabwo wagera kuba waje uyikoreye kandi ngo ugire no kuyivikura maze rero ngiyo isogongere ntawutura ntasogongere maze numara kuyisogongera njye ndayisoma wowe usogongere njye ndasoma kandi ko ndi iwawe uje gusoma nasogongeye nuko nimumwongera amashyi menshi cyane nabibonye cya gihe atarabivuga niyo mpamvu nari nyasabye mbere maze none ngarambe amashyi bagusabiye nayashimaga amaturo murakoze cyane ubwo amaturo ashimwe rero ngaho jya mbere maze ntuhere mu kwa gatatu ukwa gatatu wari ukurangije uhere mu kwa kane uyu munsi kuri tariki ya 27 tuje n'umuryango wa mugenzi gusaba umugeni kandi nk'uko umuco wacu uri nuko twasanze ko tuwuhuje kandi aho tutaba duturanye cyane igihugu cyacu kiregeranye burya umuco uba umwe wari ugatandukanya ku tuntu dutoya cyane ariko gusaba umugeni byo ni umuco wacu usanzwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda
uri mu muryango rero Pastor Mugenzi uyu munsi twajemo n'abo bose turi kumwe bampaye umwanya kugira ngo mvuge wenda baze no kunyunganira. Twaje gusabamo umugeni kugira ngo turusheho kunga ubumwe, turusheho guhuza imiryango, turusheho kuba abavandimwe nubwo ko dusanzwe turi. Niyo mpamvu rero nk'uko nari bitangiye bivuga, niyo mpamvu z'urugendo rwacu. Mwaje muturutse umuryango wa Hakiziyaremye Saveri. Hakiziyaremye Saveri. Yego yego. Noneho n'urya wo mu kwa gatatu. Uwo muryango ni uyu. Ni uwo ngo ni nawe uyu nguyu. Urakoze cyane. Ubu narindi gusa nk'ujijirwa. Ese wa muryango wo mu kwa gatatu yaba ari uje mu kwa gatanu yaba bigenze biti? Muvandimwe Ngarambe uti twari tuje gusaba umugeni. Mwari muje gusaba umugeni. Ko biri kunjijira. Nuwuhe? Ni umwe mu bakobwa ba Pastor Mugenzi. Yego. Witwa Imbabazi Jemima. Imbabazi Jemima. Ntabwo turi dusaba tubiri twasabye umugeni kandi twaje uko twasezeranye ko twaje umugeni. Nta mpungenge mfite rero. Yoza kugira impungenge marabuye kantu ndasire ariko iyo ubona najijise nuko mpagaze kigabo. Uhagaze neza. Mpagaze neza kabisa. Tugushimire rero uti naje mu rugo rwa Mugenzi, nje nturutse mu muryango wa Saveri. Saveri ati ngaho jya gusaba umugeni hahandi wasabye irembo kandi usabe wa wundi wasabiye irembo. Nuko none uti niryo ryangenzaga. Niryo ngiryo. Nta rindi. Mu by'ukuri waje gusaba umugeni kandi uza kuwusaba umuryango. Ntabwo ndi bukubwire nk'abanyamahanga ngo Uwimbabazi ntahari cyangwa ngo yagiye kwiga cyangwa ngo ari mu kibikira n'ibindi. Ibyo ntabwo bibi wacu, twe twarabutswe umusaraba. Amen rwose. Ariko kurabuka umusaraba ntibukuraho umuco. Ntibikuraho umuco. Kuba bidakuraho umuco rero, umugeni ntutangwa n'umuntu umwe, ntabwo atangwa n'umuntu umwe, ahubwo umugeni atangwa n'umuryango. None nagiraga ngo mbanze nsabe umuryango abanze babararanganyemo amaso, simbabwira ngo babacishe mu ijisho, bararanganya amaso barebe ko nta nzigo ibarimo. Nabibeshyeho. Wabibeshyeho? Harimo abatari barimo. Niba harimo abatarakizwa ngo bakire umwami Yesu, ndagusaba wibwirize ntari ndirimba ngo abashaka nibaze, imburuka mu byimbo ijoro gatoya tukwihanise mu izina rya Yesu utava usinzirize bahangaha. Ariko ngarutse ahangaha mbanze nisabira binyuma hariya, mwitegereza ababyeyi bari imbere bose, ntimubacishemo ijisho gusa murenze gatoya. Ngiye kubaha rugari namwe mbahitangura amajwi. Niba hari uwicyasha mwabonye aratuma nta mukamisha wava muri uru rugo. Mubonye ko umuryango mugari wa Pastor Mugenzi barebye bagasanga mukwiriye ibyiza, babaze mu icyaha. Ntabwo bagishakishaga, ahubwo bagiraga ngo barebe niba hari uwaba abarimo nawe waba watandukiriye. Ariko nyamara mubonye ko nta gatoki ntawuteye hejuru, sibyo ra? Ngo cyane babashimye rero. Reka nagatobashime. Ariko kubashima ntibivuze ko babahaye umugeni. Umugeni atangwa n'umuryango kandi ndi kumwe n'umuryango. None reka mbaze se wabo
mbaze na nyirasenge. Cyangwa nawe ndabona uriya muryango nashishoje nakomeza kureba hirya no hino. Uriya muryango urakeye, bijyana kuvuga koko kwibujya. Akoze cyane ni abantu n'abarebye nsanga nabizera kandi abizera nta kibi tubazi bwo kuko bizera ko Yesu azaza nta kabuza. Ariko nigeze mbona Ngarambe yongorerana n'uyu mwana wanjye bakongorerana bakongera bakongorerana twibutsanyaga iby'urugendo. none byashoboka yuko hari icyo yatumaga umwana tubwire nyirasenge ubwire na se wabo biratuma mbaza nyirarume. Nabajije nyirasenge na se wabo reka mbaze na nyirarume. Murakoze cyane. Nk'uko mu muryango byagaragaye ntabwo ibyifuzo by'umuryango nabisubiza inyuma. Murakeye kandi uko nubwo ariko ntakubaza nti nta rindi wongeraho urananira. Yego. Wajuje kwisabira? Oya. Warabutswe umusaraba? Narawarabutse cyane. Buriya mfite onsabira. Ufite usabira. Impamvu nanze guhita mwerekana. Nanze kugerekeranya naranahawe. Yego. Ngerekeranye ngo n'umugeni ngo ndasabira kandi ubwo namuhawe. Banze ngo umugeni umbwire umusabira. Oya byarangiye. Wamumpaye. Ahubwo ntabwo mwagesera. Ngaho komeza. Reka nsabe Munyankindi Frederic. Ayambwira izina rye nawe. Yitwa Munyankindi Frederic. Yitwa Munyankindi Frederic. Munyankindi Frederic. Ubwo impamvu rero nari mbisabye nagiraga ngo nje mwirangamimerere ndebe igisekuru cya karindwi nicyo u Rwanda rwemera. Ubwo rambwira uti ni Munyankindi Frederic mwene kanaka na kanaka na kanaka. Ngaho Munyankindi Frederic. Yego. Wakize yaremye. Yego. Wari bakari. Nuko. Wamafeni. Nteko mbese. Wamakoma. Baguha amashyi. Maze bavandimwe muryango mugari wa Mugenzi, reka mbashimire. Reka mbashime imiryango yombi nk'uko twaganiriye, nk'uko uriya muryango tutawubonyemo icyasha kandi ibisabwa bakaba babitanze, ndetse tukaba tubonye yuko mu gisekuru cya Mugenzi ibisekuru bavuze bitarimo. Mu bubasha rero nahawe n'umuryango uyu munsi nkwemereye umugeni. Nizera ko uri umunyarwanda kandi ko wumva ikinyarwanda neza cyane cyane. Nta mugeni nguhaye, nakwemereye umugeni. Bakuvuze iki? Nasabye baranyemereye ariko ntumpaye. Burya kandi ukwemereye njyewe naguhaye rega. Odarega abahura gusa ngo amaboko azaguhembera mwiramukanya. Burya n'igihe twaramukanyaga wabyumvise. Murakoze cyane. Aha ni nishimwe byo kumuduhaye umugeni. Mu muco wacu wemererwa umugeni. Yego. Kugira ngo muhabwe hari ibyo usabwa. Sibyo? Ukumva ko kwa gushidikanya kwawe kutangiye kugenda kugabanuka. Igihe bavuga gute ntabwo umumpaye
ute ngukoshe reka mbanze ndebe wa musore ko hari umwe bambwiye amazina ye ntaza gukosha nkaguha ntazi uwo reka ntiwandege umutego ngo mwemere amuzanye Frederico niba ntacyo bitwaye kwahanga n'umuheha nkongezwa undi narindi kuri telefone Frederico afite amashyushyu ari ku kibuga cy'indege tumwohereje abasore kuzana nawe mu kanya wabanje ugakosha ko ntacyo biza kuba bitwaye ubundi umwami Yesu yamanutse atarabona uzamwemera maze agakiza ibyiringiro tubikura aho ngaho rero Frederico gendere mu cyizere gendera mu cyizere aha buriya rero nta kindi nakora uba ubice by'umutara reka hafi aho reka mbakoshe twabasabaga rero bajya kubaha ko mwadukosha mu gihe tugezemo inka zigezweho ntabwo twaka inka nk'izo twakuwe bushize twajya ngo tubasubize ijambo riramwemera hano mudukoshe tubakwere rigendanye n'igihe tugezemo murakoze buriya ubwo mushatse kuvuga ko ubushize mwadukwereye izidakwiye zari zigendanye n'igihe twari turimo ubu turongera tumukoshe noneho inka zirahari nta kibazo reka turagize gahunda y'umunsi nimwe mujye mu isura turabakweye inka zirahari ese ziriya nka nabonye ari nziza ndababwira ngo niwe baziragiye hafi aho ngaho ese none izi nka zaba ari izanjye none za nka wabonye aho ntizaba ari izabo wabonye ari izimeze ze nasanzemo inka nziza kandi nta mbyeyi nasanzemo icyo nashimiye ni uko mukizirikana umuco kuko nta mwari wakowe ibyeyi nazisanze ari inyana gusa muze mwaje murongoye namaze kumenya ko ari izanyu bihogoye amaze kwibaruka impanga ngewe sinari gutuza nerekeje urwuri icyo nicyo nzanye ahangaha bavandimwe babyeyi muryango mugari wa Pastor Mugenzi reka dushime inkwano zikomotse kwa Ngarambe kandi ntabwo Ngarambe adukwera inka zitameze neza nk'uko mugenzi we yabivuze ni inka nziza sinisabira no nsabira arahari none wamumpamagariye nibyo ngiye kugukorera ngabo ba Frederic ni ba Frederic bose niba ntacyo bitwaye mumumbera amashyi menshi cyane aho umusore yegera sebukwe akaba amwemereye ko amuramutsa uyu musore utarasibaga gusenga iteka ryose kugira ngo uyu munsi uzamubere mwiza uyu musore wamenye umwami Yesu atazigera amusibiriza kandi ni umusore mwiza nubwo atari njye mukobwa ariko ndamushimye ko bafite aho bashimaniye ariko njyewe ndamushimye nk'umuryango mbese namwe muramushimye amashyi menshi cyane ahandi n'aha protokole na zamurira cyane wagiye kwicara hariya nimuhindukire babiri kuriya cyangwa kushoto nyuma geuka protokole mwana yikorera mwagera aho ngaho mukicara mukagubwa neza Yesu ashimwe cyane namwe murasa ko namwe nimuhindukire mwerekeze hariya murasa neza cyane bare urahora komeye mfura ya data n'amahoro cyane
maze rero hindukira agatanga ukomeze gatoya ukomeze cyane nurangiza utere intambwe yihuse uzamuke ugende ugere hariya nubona hasa no mutwicara abami twa Nyiraruteja yateguye mu majyepfo wirinde gusa n'usatira rwagati ugume ku ruhembe uze guhera kuguma aho ngaho natwe nitukugera bugufi turakubwira uko bigenda ubanza ugeze ahangaha maze witegereze nuzamura hejuru ndakuririmbira n'urukundo rwa Yesu ayiwe rwageze kuri twebwe rudukuraho rwose urubanza rwo gupfa Yesu aradukunda Yesu mutabazi uwo niwe mugabo wa mbere wabonetse muri iyi si wari mwiza watanze inkwano kugira ngo buri muntu wese azabone ubugingo Wame cyizere icyizere kiruta kuguha umugeni n'igihe icyizere kiruta kubona guhaye umugeni n'igihe nicyo ngicyo nyine murakoze cyane waraje munyurarembo we waraje yoga heka we yaje umwiza wariboye yewaberewe no gucunda amata yewaberewe no gutereka yaje umwiza wariboye yanze guca ibikari we yewe yaraherekejwe n'umuryango yaje umwiza wariboye yaje nyamuseka zigashoka we kandi yanga zikarumanga we yaje umwiza wariboye komezanya n'abasaza bawe twigendere ni data wari umaze ngo guhamagare n'ubundi irembo risa naho ari rigari uze gusa n'uhindukiye gatoya humura we yakwiyizira hirya ntaragera mu zabukuru nagera bugufi bwawe utavuzwe nanjye riraba ari iki Karame gira hafi umugabo ngaranga ngo yaje yasuzumye ngo yaje aje urabona ababyeyi abavandimwe babyara bawe ba nyogosenge ba nyokorome kuba bateraniye ahangaha bateranye bagira ngo bakire mwambi kuramutsa ikindi ngarambe twamubajije dutese twaje gusaba umugeni waje wisabira naje gusabira uwitwa Federico uramuzi umuntera amashyi Federico ubwo umuzi gahunda ye wari uyizi maze rero ubwo gahunda ya Federico yari ayizi kandi akaba amuzi njye na ngarambe dukwiye akacu karindwi bamenyereye guteta dutumwe iyo tunezerewe basaza be basize inyana niba ntacyo bitwaye bantumira uti nta mwana aravoma bisubirire mu nyana bagende zitona ahasigara bishaka babampera amashyi Federico arabona aho ahera petit frère
niba mushaka gusuhuza Frederic nimugumye aho ngaho nimumupepere nguriya nimurangiza akazi keza guhaguruka mu gifaransa dobu can you stand up ushobora gukata hariya kandi ukabikora wihuse Frederic kora akamagisha ntuze kugenda kwa kundi eriko umugore ufite ibigango umubona Jemmy igira inyuma gatoya ngirira utya itegereze biriya bituza nguyu umusore wasiribanze kugasamba iteka ryose asenga ngo atazaseba asobanutse cyane kurusha abandi basore bose basore b'ibituza bituma atambuka ubutaka bugaturika nguyu umusore usa neza umunsi usa n'uyu nguyu Jemmy ngaho mwereke ko uri umukobwa uzira ikobe Frederic nguyu umwari uzira umwanda Frederic nguyu w'inzobe idahanda akomana araseka ukarangwa na fosete nguyu ngaho Jemmy ongera umwereke neza Frederic nguyu umukobwa umanuye neza ukitegereza hasi wabona atatswe n'amatayi impande zombi ngaho tambuka umugirira utya aribwiriza icyo gukora imisaya irabisikana n'ibibwira kuwa gatandatu biragira ngo nuko nyine ntacyo bitwara iryo ni ibanga ry'abana ku bakiri batoya byaba ari ibindi uwo muco ntabwo nawutojwe kuko twamenye umwami Yesu Frederic murasoje umenera ibanga ngewe umugabo agiye kuba nakumva afite ibyishimo maze ubanza unzamurira imoso nusa n'uyigejeje ahangaha genda kurebera mu kirere nkumenyera ibisiga n'abamarayika inyoni byose ko byaje ku bwawe hindukiza Frederic ngiyi musumba zose gusumba abandi bose ku isi kandi umenyera ko ari wambiki kora kuri ka kandi umenyera icyo wari wanzigamiye nugera aho ngaho aba ari hugumisha Frederic ongera unzamurire ikiganza wumve gatoya unyumvire mu nanga imwe zamuka ugera utya na n'ubu itarazamuka nari ngiye kukubwira ngo wa munsi wari uyu ya saha yari iyi hindukira urebe ba bantu ngaba nimwikomereze Jemmy umugabo iyo aguhaye umumenyera ntukorata kamere zikajya ikajyana na joteme naho ibirenze ibyo ngibyo umubwire ngo teka iyo byiteka uwiteka akaba hagati yanyu mama warakoze kuba umubyeyi mwiza mama wagize neza kutadutererana mama warakoze kudasiba gusenga kugira ngo tutazagusebya mama uri umubyeyi mwiza ukwiriye gushimirwa mubyeyi ngaho Jemmy nukuri ndaguhariye protokole nta wundi uri buze kugufasha ndakwizeye kuri umukobwa mwiza ababyeyi mwigira imbere gatoya kugira ngo ihema ritica ifoto kagira intango kakagira umusozo kapfundikiwe neza kagahawe na nyirasenge niba baje gushima abo turi kumwe bakumpera amashyi menshi data nubwo twiberaho turatarama tukanezerwa papa ngiyi impano uhawe n'umukwe ngiri shimwe atabona uko arirondora nguyu umusore mwiza uberanye n'umukobwa wawe Jemmy mwazindutse muje kureba nguyu umukobwa utagira uko asa nguyu umukobwa uzababera umukazana nguyu umukobwa uzaba umwana mu banyu niba ntacyo bibatwaye mwamwakiranye amashyi menshi Frederic abana none wongera uhera aha ubampera ikiganza mu izina ry'umuryango mugari ahasigaye witegereze babiri mu bandi ubaha ishimwe ribakwiriye mama nguyu Jemima wumvise igihe kinini barabizi rero ko twatojwe gira so yiturwa indi kandi kagiwa mugarura amutegura kaje teme asigaye mwibere mutyo igiseke nk'iki ngiki kiza mama n'iki giseke cyaboshwe n'umuhanga Jemima nguyu umukobwa uzakubera umukobwa mwiza uramenye nimugera mu rugo ntuzamwita umukazana iteka nubona uruhanga rwuzuye uruhanga uzamenye ko Frederic agira aho abukura uzamenye ko agira igihangange avukaho
iteka ryose muri icyo gihugu, iteka akwiteho papa, ngaho nimwicare mugubwe neza. Abana banyemerere ducunguze uburyo mwete tuzirikana indangagaciro y'umuryango wacu mbere y'igihe si igihe, yewe na nyuma y'igihe si igihe. Turebere, warakoze cyane, warakoze nyogokuru. Niba uba ijuru rito uzaba ubifitemo uruhare. Burasa neza, buranejeje, ni ukuri, murakoze cyane. Turakomeza, wabaye umubyeyi mwiza, turagushimira cyane. Ijambo ryo gushima ntirigira itangira n'iherezo, twabona uko tubivuga. Ngaho genda Uwiteka abane nawe, reka tubikore twihuse. Baraza guhindukira gatoya. Yemeye, wabaye umubyeyi mwiza, watanze impanuro zubaka, niyo mpamvu ubonye urugo rushya, kandi Uwiteka azaguhire, mu bwami bwo mw'ijuru tuzabana nawe. Genda wicare, tuguze uburyo mwete. Yemeye, ongera hepfo maze mwikoze mu biganza, mumushimire. Tante warakoze, uri umubyeyi mwiza, uri umubyeyi tutazibagirwa, kandi nitubyara abantu tuzabazana bagushimisha. Amashyi y'ahangaha y'aya masaha nuko nguko abangana mama Jonathan wihangane, gusa turagukunda. Nongeye kuvuga ngo we love you. Yongera ajya kwicara, Ntwari atambuka yihuse. Ngiyi inshuti idasanzwe, inshuti magara ya Jemima. Nguyu umumpera amashyi menshi cyane Ntwari David. N'ubundi sinabyumvaga, ntabwo wakwitwa Dawidi ngo ureke kuba Ntwari. Ntwari, thank you. Azakumenyera sitetawa ntibishoboka kumenyera Rwanda Air, azagupfunyikira Actros igihe cyose uzaba uri kumwe nawe, ntacyo uzamubura. Gusaba kwimya amashyi ntakundi, ariko iyo niyo yari gift ikomeye cyane. Aguhaye umutima we wose. Ujye mumenyera Kajotime, kandi ntuzibagirwe gusenga kugira ngo mutazasebanya. Mujye mwibera mutyo muhisha muhereza. Murakoze cyane. Hindukira uhereze best man. Yateguye byinshi uyu munsi, nawo banza usogongere bwa mbere wumve icyo urukundo ruvuze. Nasangiraga tutari kumwe nawe, naserukiye kumvesha, mwerekeza Mariyoti murisangiza. Ibyanyu ntitwabimenya, ariko uyu munsi mutwemerere dutyo. Amashyi yacu nahura araza kubyara biti, kuko ari byiza cyane. Nimwongere gusomera imwe gusa. Barakoze cyane. Niba ntacyo bitwaye, muhindukira ahangaha. Nimugera hariya mugasangira, ibindi bisigaye muzabikora iwanyu. Barimo bagera hirya, inkongoro muzigeze hasi, mutari mwaca akabogi. Marene, mbere yuko muca akabogi mbasabye gatoya, noneho mukoreshe yombi maze muhera ahangaha mugeze hariya, mwitegereze Sango na Sango barasa n'abasuhereye kugira ngo baseke, nuko muri bubanze mukabasuhuza mu izina rya Yesu. Muzamuyeyo Uwiteka yabaha ahindukane. Abazi kubara baraza gusanga zahindutse 20, naho abazi kubara baramenya ko zizaba 40 mu gihe gitoya. Ikirenze ibyo
mwicare mukubwe neza ku mana murasa neza. rwose n'inyana kirasubirwaho n'urukundo rufitiye ireme ubwo Imana yemeye kubahuza mwembi akabuza birimo imigisha ababyeyi banyu n'inshuti baranyuzwe muratsinze ku mugaragaro ariko ibi ni intangiriro y'ubuzima uzabwubakire kuri Yesu iwe cy'ubuzima nikuhaye ingabire y'igiciro azaguhindukira umugi cy'ibyishimo ndetse n'amahoro hafi kuzataha aho Yesu azaba ari umukwe turabageni mbega ubukwe ndabugutuye abamarayika bazaba badukikije bambaye imyambaro yera we mugeni nawe mukwe tuzatahane ubwo bukwe butazashira cyuzuza Imana iguhaye ingabire y'igiciro azaguhindukira umugi cy'ibyishimo ndetse n'amahoro iwe cyuzuza Imana iguhaye ingabire y'igiciro azaguhindukira umugi cy'ibyishimo ndetse n'amahoro iwe cyuzuza Imana iguhaye ingabire y'igiciro azaguhindukira umugi cy'ibyishimo ndetse n'amahoro azaguhindukira umugi cy'ibyishimo ndetse n'amahoro tumanuka duzamuke hari umunsi w'ubwigenge ndetse n'umunsi w'intwari umunsi w'ibonekerwa cyangwa umunsi w'umurwayi iyo ni mwe mu minsi tugira itingira akamaro hari n'abazirikana umunsi w'udushya bagize ndetse ntitwakwibagirwa umunsi w'amakuba ariko iminsi yose umuntu yagira nta munsi wamurutira namba uwo guhozwa amarira